Abakurikiye Dox 14 TV turabasuhuje, tubashimiye yuko mwongeye kudukurikira mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero dufite abatumirwa babiri, baratwibwira, bafite n'amateka atandukanye nabyo barabitubwiraho. Reka tubakire mpereye iburyo bwanjye. Murakoze cyane. Imyagande nyine ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza, nasara ariko ntabwo biri bumbuze kuvuga nyine. So amazina yanjye nitwa Ildefonse Niyonsenga, so ariko izina nkoresha cyane ni WhatsApp Pro. Impamvu nkoresha iryo zina nyine ndi umupromota muri ibintu bijyanye na YouTube, so nkora video, komedi, ibintu nk'ibyo. So ndayobora, ndi director, ndandika, urumva nyine ni byinshi bijyanye n'ibyo. Ndapromotinga ama social medias, ukaba wava ku rwego rumwe ukagera ku rundi nyine. So nta kibazo byinshi ubwo turi buvugeho. Murakoze. Okay. Ildefonse urakoze cyane, reka twakire n'uri bumoso. Yes, amazina yanjye nitwa Nzabahimana Abdulmajid. Nkaba nanjye ndi umwe mu bakinnyi ba filime, bamwe bazita ibishegu ariko njye ntabwo ariko mbifata. Ni filime nyine zishatse kuba ibishegu mu kuntu. Ewana kabisa. Ngorukine amafaranga. Umugabo wawe yatomboye kabisa, umugore mwiza nkawe kabisa, ukaba ufite inzara ibintu byashizemo. Ni ikibazo kabisa, n'imisatsi n'iki. Tugende nyine none se. Amafaranga ntabwo ari ikibazo, amafaranga ntabwo ari ihoro. Tugende. ushakira wamubonye niko ntunganye hansanzwe tutari bukore. Oya haramurugi ariko haramurugi. Ndeba haramurugi wamugoye none nabusize. Wasuze mu gihe gise. Bazwe nabasize mu rugi. Nakuye maze kugenda mu kizamufunga. Hey, what happened? Denied. Ibyo mutorete ndaje musangemo, muri toilette yajyamo umuntu umwe ntabwo ari budusangemo ndaje. Sheri kumuhoro nawe ubuze. Sheri ndaje nikurebera. Sheri yanjye. Sheri kwisugaruka. Banyeje numwe yuko ku kazi n'akazi gahari. Niyo mpamvu narinje nayo. Mbe nicaye hano gato. None se tumwe wambaye nk'umuntu wagiye koga. Uriye muri dushe. N'ubundi ngiye koga. Sheri maze ni byiza kugarutse. Nta kibazo ushake dukamambiri nambare mwe mwese inkweto. Sheri ndana rero gatatu tuganira kamambiri nzikujana. Nta kibazo. Sheri maze ndishimye ko ugarutse. Urishimye cyane. Kandi ndagarutse nyine. Nuko. Ndumva nameze neza ngiye kwitorera. Nta kibazo, nta kibazo.
toilette. Ndimo. Ndasohoka mu gutsi. Ndasohoka mu gutsi. Yose uravamo ryari kutarangiza. Siri ndumva meze nabi cyo narwaye inzoka ndava mu kazi. Atetse muri musiko byiza. Harimo umuntu mwanga. Harimo umuntu. Mu kuryama gutya rero ugiye kumva umeze nk'umuntu uri kwamburwa imyenda, umeze ariko utuze, imbaraga z'Imana nizo zaba zibikora. Uri kubyumva neza. Uri kubyumva neza. Noneho ndakuretse dukoreshe agakingirizo. Ariko nkora na filime nziza, abantu b'abapasiteri, abakozi b'Imana n'abashehe mwareba mukishima, ibyo byose nkabikora. Rero amazina ya channel yanjye nitwa Isi ya Channel TV, ariko nkaba narongeyeho akazina mu cyaro banyitaga bya bindi baba bakwita kivuga mu cyaro, wagera i Kigali ngo nitwa ugasanga gucemera n'abantu bakuze. Amazina yo mu cyaro yitwa Kibiri. Abo twakuranye barabizi. Yes, turi kumwe mu kiganiro. Sawa, urakoze cyane Kibiri. Ko iryo zina ni ristari cyane. Iryo zina abantu twaragiranye. Ni Kibiri cyangwa Kibiri? Kibiri. Babyitaga ngo n'imbwa z'abazungu. Ariko nanjye nahise mu kwibera ikibuga ngo vuga y'impanuka ihiye. Hari imbwa z'abazungu kera bitaga Nyiramacibiri, ubwo ashobora kuba ariyo. Nyira ni iry'abakobwa, Kibiri ni iry'abahungu. Urakoze cyane. Abadukurikiye rero ngira ngo mubonye abatumirwa bacu ndetse biteguye no kuduha ibiganiro bitandukanye, kuko hari abantu benshi bafite amatsiko ku bijyanye na YouTube n'imikorere yayo, ariko mbere y'uko ibyo tubyinjira ubwo twagira ngo duhe umwanya Ildefonsi agira icyo atubwira, ndetse n'ibyo araza kubivugaho. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye n'amazina ni yayandi ntabwo ahinduka. Ubundi ukuntu bimeze, natangiye nyine kera nirinda kuri ibi bintu bya YouTube byaranze, ntabwo biba byoroshye. Hari abantu nyine babibona kuriya bakabona amavidewo bayishyize kuri YouTube bakavuga ngo biroroshye, hari ukora channel ugacya yumva ko ari buhite ahembwa agahita abona amafaranga, hari n'ubikora akumva ko nyine ari ibintu agiye guhita afatishamo. Biragoye cyane. Urumva rero ibintu ukuntu biba bimeze, uhera hasi nyine gake gake bikagenda biza. Kuba ufite YouTube channel ni kimwe, no kuba ufite icyo wayishyiraho cyangwa uko wayibyaza umusaruro nabwo ni kimwe, ariko byose nyine bisaba promotion. Promotion, hari connection z'abantu benshi bagiye batandukanye, hari ubushobozi nyine, kuko ntabwo uzafata ngo ufunguye channel nta video iriho ntaki, ubundi abenshi niko baba babizi. Funguye channel cyangwa yakubona nko kuri YouTube agahita avuga ati kafashwe kabaye, agahita atangira itima ku mafaranga, kandi mu by'ukuri atazi ngo bimeze bite. Niyo mpamvu rero tuba duhari tubasobanurire etape kuri etape uko bigiye bimeze nyine. None se Ildefonsi, niba atari ibanga ibi bintu wabyinjiyemo ryari? Ibintu nabyinjiyemo 2018. Yego. Nibwo navuga ko nabyinjiyemo neza, nubwo natangiye mbere nyine. Natangiye nanjye ndi umukinnyi wa tiyatere nyine ku ishuri, nkakina tiyatere nkabona ejo birakunze, nkasetsa abantu bakishima, ejo tugategura nyine bitewe na titire baduhaye. Ni urugero nko kurwanya ibiyobyabwenge cyangwa se ibintu nk'ibyo nyine, habaye nk'umunsi mukuru w'abarimu tugategura nyine nk'agasketch kajyana n'uwo munsi.
bikagenda gutyo nyine ngenda mbikora gake gake. So nibwo rero muri 2019 gutyo mu mezi ya nyuma mvuye ku ishuri nibwo naje kubona nyine aho nazamurira iyo mpano. yego So nagiye za Kimironko, urumva njyewe ntuye Nyamirambo, navaga za Kimironko n'amaguru nkagera Nyamirambo nyine ntashye cyangwa nkavayo ngiyeyo bitewe, hari igihe nabaga nabonye tiketi cyangwa ntayo, ndavuga uti ariko byanga byakunda ngomba kumenya ibintu. So nibwo nagiyemo njya muri kampani nini yigisha ibintu by'imikino na filimi, njyayo marayo igihe ngenda mbimenya, dushutinga filime ya mbere urumva filime ya mbere nakinnyeho yitwaga Rwaserera, yari seri nyine yo mu cyaro, bana harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ubujura, harimo nyine ibintu byo muri karitsiye bisanzwe, abagabo mvuga nyine ntabwo zanda nyine ntabwo ari inda yije imbere. hari umumeye umwe ngo yigeze kugira bamuhaye akarere ayobora, abwira abaturage ati rero abaturage muzavuge ko nabariye amafaranga dore inda ndayizaniye. Ariko iyo uwo uri kuvuga ni inda y'ubusambo, ntabwo ari inda y'inda. So nyine iyo filime nyine twayishutinze ahantu hitwa ni hirya, ntabwo mwibuka neza gusa byarangoye nk'umuntu nyine ugiye kuri kamera bwa mbere, nubwo nahoraga nitoza ariko bwari ubwa mbere ngiye kuri kamera. Abana bansubirishijemo inshuro nyinshi benda no kunkubita, so bigera n'aho bavuga uti ikiganiro uri kugirana n'uno muntu reka buri wese tumufate ukwe tuzabiteranye, bitewe n'uko nari nahananiranye byanze harimo n'isoni uko umuntu yagitangira kujya. Icyambere urumva ijwi ryanjye riri hasi cyane n'itoto. Noneho uwo mudirekita wari waje ntago twari dusangamo, akavuga se uyu muntu ni gutya avuga cyangwa wakongera ijwi, nkamubwira ati ijwi ryanjye ni iri. So birakomeza dukora indi filime yitwa Rwibasira Miryango, dukina na ba Damuru Selemani muri iyo filime nyine turakomeza nyuma, ariko ntitwaje kuba twakomezanya. So niyo mpamvu naje kuvuga uti nanjye nagira icyo ngeraho nyine bitewe n'ibyo nari maze kumenya. So naje gufungura nanjye gurupe yanjye, so yitwa Marezo Media Group. Turagenda nyine nayiteguranye n'undi musore umwe yitwa Noheli, nyine turagenda turakora gake gake, abantu baratujoyininga turakora gake gake bigenda biza. So nibwo rero noneho naje kuvuga uti ntagenda nagura, niyo twaje gushinga indi channel yitwa Mi TV 230, ni Imana TV 230. So iyo rero ni iri kudukorera umuti muri iyi minsi, turi gucishaho filime yitwa Urukundo rw'umufana series, zigeze kuri episode yayo ya 2, izindi nazo ziri gutunganywa. Ni nziza cyane pe. Muri ibyo byose rero nagiye mpura nabyo n'izo mbogamizi n'iki, nahise mvuga uti noneho reka ngerageze YouTube nyibyaze amafaranga. Niyo mpamvu naje kwiga nyine ibintu bijyanye na promotion. Ubwo ni nawe havuye iriya zina rya WhatsApp Pro. WhatsApp Pro ni kuri iyo promotion nyine, ni WhatsApp Promoter. Yego. Yes, ntanga izo serivisi rero. So guhera kuri YouTube, Facebook, Instagram, hari abantu benshi ko nyine izo mbuga zidahembe nyinshi, benshi bazi ko YouTube yo nari itanga amafaranga oya, na Instagram na Facebook urazi monetize zikaguha amafaranga. So benshi rero twazikoreshaga twumva yuko ari communication gusa, ibyo bindi ntabwo twari tubizi. Aho ngaho rero uranyegera nkagira icyo gufasha nyine tukavugana, urumva barimo agafaranga nyine, kuko nanjye nagiye kubyiga kugira ngo ngire icyo ngeraho. So nuko bimeze rero, n'izo serivisi ndi gutanga muri ino minsi, ariko ndakina na filime
nkazeditinga nkazandika urumva byose mbirimo nyine. So muri iyo filime urukundo rw'umufana ndi gukinamo nyine ndi umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Yego. Ubwo ibyo babiguhaye bagendeye ku ijwi ryawe ritoya? Sinzi uwayanditse sinzi icyo yagendeyeho gusa ntawamenya nabyo bishobora kuba birimo, ariko uwayanditse ntaba nkubeshye sinzi icyo yagendeyeho, ariko mbikora neza cyane. Ururimi rw'amarenga ndaruzi, umva ibintu byose muri iyo filime nanjye ndi kwitwaramo neza, nubwo episode zindi zikiri gutunganywa. So nkanjye uba uri kuzeditinga ngenda mbibona ko ibintu ari umuti. Nuko bimeze. Ildefonse arakoze, reka Cibiri. Iryo ni izina nabivuze, ni izina ry'irisitari. Abantu benshi ugiye no mu banyarwanda basanzwe uwagusobanurira Cibiri ni 1%. Niyo mpamvu rero mvuga izina ry'irisitari. Niyo mpamvu n'amazina yandi ntabwo nigeze nyafata cyane ngibyo ngibyo. Reka rero nawe tuguhe umwanya. Yes, ni ukuvuga rero kuri YouTube channel, ni ukuvuga ngo kuba wamonetiza ni kimwe no kuba washyiraho ibintu ni kimwe no kumonetiza ni ikindi. Ugomba kugira ngo monetize rero ugomba kuba ufite subscribe 1000 na watch time 2000. Nituvuga subscribe, iyo ukanda sub umwe hasigaye abandi bantu 999. Niyo mpamvu tukubwira ngo ukuri kino kiganiro rero kora subscribe kugira ngo nawe umwe muri bari abantu kugira ngo uzire 1000 tube twabyaba neza kuryoha kurushaho. Noneho watch time tukubwira ni amasaha 4000. Ayo masaha 4000 tukubwira rero nawe wabikora udukurikiye, upfa gukurikira kino kiganiro ukazanagisubiramo, nawe wabishobora. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite ibiganiro biryoshye ukazajya ukora uploadinga abantu bakunda ijwi ryawe. Ushobora kuba uri umunyamasengesho, ushobora kuba ufite ibindi bintu byawe, wigisha gukora capati, wigisha gukora isambusa mu mureti, ukagira subscribe mu minsi 2, 3, 4, 5. Niyo mpamvu tukubwira ngo kino kiganiro kugira ngo ube wabikora urakidownloadinga cyangwa se ugisubiremo inshuro nyinshi kugira ngo nawe ubuzi yuko utakwitunga. Ubu kano kanya ikoranabuhanga niryo ritunze abantu. Ninjiye mu igaraje ndakora, nigisha abana bamwe bari ku muhanda, mwagiye mubikurikirana mu biganiro byanjye byinshi bigiye bitandukanye. Ndabigisha, ntabwo nzi yuko hari ikindi kintu cyatunga umuntu usibye igaraje. Ariko naje kubona yuko hari ubundi buryo twari twagiye gushutinga indirimbo y'umuhanzi umwe hariya Zinia, turi gushutinga ndavugana, ariko nanjye hari akantu kamwe nakora sinzi ukuntu nagatekereje nicaye. Harimo uyu mukobwa ukina yitwa Dana namwibagiwe muri ino filime ya Shafi, akina no muri Stimedi. Twese turi gushutinga ndababwira ariko twakora akantu k'agakomedi kakaryoha. Aravuga ati reka. Sasa ngewe icyo gihe nakinnye muri yitwa Boss, uwo mukobwa akina yitwa Mabuja, undi mukobwa wari urimo Giselle akina yitwa Umukozi, undi muhungu akina yitwa Umuzamu wacu. Ndavuga ni krizi yabaye ndende, ngiye kwiga gutwara imodoka, undi yige guteka, undi yige gutyo nyine na akantu katoya k'amasegonda make twakinnye. Ndavuga ni shiri, ndabona krizi yazamutse rero ngiye kwiga gutwara imodoka, dore krizi yabaye ndende, nawe wiga guteka kugira ngo umukozi wo mu rugo tumwirukane. Umugore ahita ambaza ati ubwo nawe uriga kurongora kugira ngo tumwirukane? Ndamubwira mvuye hano Zamu, ngiye gutuma umudamu ngira ngo niga kurongora kandi uraje kurara Zamu hano. Zamu rwose nabo umukozi wo mu rugo nari naramuteye ndahita ati boss twambwa kubera ndi kuzambwe ngo abanye imirimo ese yanzu wayimboneye ngo nimuke. Madamu uvuze ngo iki? Shiri wamubwiye ntabyo mubwiye ko numwitinda ye. Tinuko guru ufite icyo washoye kuri boss nanjye ndagifite. Nuko ngubwo nyine ako niko kantu ka mbere twakinira nakandikiye aho ngaho. Abantu baravuga ati ariko bino bintu wabishobora. Twakinye turi muri kamera tugira gute, yenda ashobora kuza kukaberekaho gato. Ni ukuvuga ngo dukine turi muri kamera tujabira, ariko abantu bose baravuga ati ariko nkurikije ibi bintu wabishobora. Ndabikora mpita nkora channel imwe mba ndayigurishije, maje kuyigurisha mbona irimo amafaranga menshi, mpita nongera nkora channel. Iyo channel ya mbere yitwaga Isimbi
yitwaga Isimbi Rwanda, ndayikora mba ndayitanze, ni umuntu mpita muri indi rero yitwa Isi ya Cyenda, niyo natangiye kujya ncishaho filime zigisha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe muri kudukurikira kano kanya, ibi bintu mwabikora. Njye ndibuka kera nkiri mutoya, namaze iminsi nk'ibiri ntarya kuko njye navuye mu rugo mfite imyaka 9, nabaye mayibobo ku muhanda, ndetse bari bagiye no kunjyana iwawa. Ariko ndibuka umunsi umwe nibwo twari turi kugenda, maze nk'iminsi nk'ibiri ntarya, dutunzwe n'ibishishwa by'imineke. Ndagenda inzira yanyica, tubona kandi na mugenzi wanjye twari turi kumwe mu muhanda gafite umwumbati. Ndavuga umwumbati tuwutera imibare turawukaka, turiruka kana karize nk'ako bateye icyuma, bahise badutangirira imbere baradukubita. Turababwira ati ariko n'umwumbati twari tumwatse, ariko nyine wari twari dukoze ikosa kuko ntabwo twari twawuhawe. Turawubereka, barawutureka turawurya. Umuhungu umwe aragenda, twari kumwe, nanjye ngenda gake kuko umwumbati nyine bawutwatse ari uriye hanini. Ubwo njye nari nyishonje rero. Noneho umukobwa umwe araza arambuza, isi kuko murashonje? Ewana, ngira ngo ari kuzimfatiraho nyine, ngira ngo ari kuzinyuzurizaho. Ndamwihorera, yanjyanye muri resitora icyo gihe twari mu Mutara, angurira isahane y'ibiryo. Twari turi kuva ahitwa Buguma twerekeza ahitwa Rukomo, ariho tugiye gushakira ubuzima. Ubundi njyewe mu rugo ni mu karere ka Gicumbi, mu ntara y'Amajyaruguru, nyine ubwo muri kubyumva n'ibyumva. Rero twari twaragiye gupagasiriza aho ngaho. Ese urashonje? Ndavuga njyewe ndashonje nyine, ariko numva ari kuzimfatiraho nyine ntanamwitayeho. Urashonje? Ariko nyine njyewe ndashonje ntanamureba, njyewe ndashonje niyikomerera. Angurira isahane y'ibiryo ya 300, urumva nyine kuko ahaciye imyaka byari na byinshi cyane. Ndarya ndahaga, amaninote ya 500, ewana imitaniga n'akagare k'100, wa undi mutamunyuraho, ewana yari yatse. Nuko nyine ntabwo najya kuri details z'ubuzima bwanjye, nyine murumva bwari byinshi kugira ngo umuntu ave mu cyaro atari nahavuka. Ubwo nyine naje ku modoka y'ibitoki, mba ngeze Nyabugogo, mba mayiboboho amezi 2 Nyabugogo, ndazamuka Kicukiro. Ariko hari ubuzima ntajya nibagirwa. Umukobwa nanone yamfashije kuva Nyabugogo, aho bari bavuze ngo Kicukiro Rwandetse, naje kwigarurira imodoka igeze 15, nubwo n'ubundi buzima. Nkora mayibobo Kicukiro imyaka ndumva ari amezi nkangahe, mpita njya mu buzima busanzwe bwo gukora ikiyede. Ubwo birakomeza nyine. Umunsi umwe tuzabaganirira, ni inkuru ndende, ariko ibyo tuzabisubiramo nyuma. Nzababwira ukuntu umukobwa we wanguriye matora bwa mbere, no kugira ngo ryamane nawe nava ko ari nkawe wanguze, ariko uwo mukobwa naramubuze. Ariko nyine tuzabiganiraho ibyo byose. Ni ubwo ku muntu rero ukeneye kuba yatungwa na social media, wakwibaza uburyo naje kwinjira muri kariyeri ya filime, nza kwinjira muri ibintu nk'ibyo ngibyo. Namanje kujya mu umuziki mbona ntabwo uri kubikora neza, mbona biragoye gutanga za giti mu bahanzi, mu banyamakuru n'ibyo. Njya muri filime, ngiye muri filime rero subscribe 1000 ziraza, watch time 2000 biraza. Njya mu komunitiza rero, umuntu uzi yuko ngo ibyo ngibyo bimaze kuboneka ngo uhita utangira kurya amafaranga, wapi ntabwo ibyo ariko bimeze. Hari icyo bita sexual, iyo washyizemo ibintu byegerewe gusambanya cyane, ibyo ngibyo yocano iyo batayihagaritse bakorega sexual, ntabwo ubona monetize. Niyo umaze kugira baceking ibintu byinshi cyane, iyo uploadinga ibintu by'abandi bantu, hari icyo bita reused content. Ibyo nabyo iyo uploading ibintu by'abandi bantu, kumwe wavaho nafata video za runaka na za uploading na za hembwa, oya zirarebwa, ariko hari icyo bita reused content. Ibyo ni ugufata umwimerere, ni ugufata ikintu cy'undi muntu ukajya uploadinga kuri channel yawe, bakurega icyo bita reused content. Ntabwo icyo gihe ubihemberwa. Niyo waba waragize views 100,000, bisaba icyo kintu gisibe. Numara kugisiba wa uploading ibyawe, uzuze watch time amasaha 4,000. Njye narabaza nsanga bingana n'amezi ari muri 7, gutyo n'ibyumweru cyangwa se gutyo hafa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni inzira ikomeye. So nkunganiyeho gatoya, nkunganiye muvandimwe Isi ya Cyenda. So urumva hari umuntu ushobora kuvuga ngo nanjye nafunguye channel, nawe nta bushobozi mfite bwo kuba nakora video, agahita afata video y'umuntu runaka y'umuhanzi, yenda agiye kwa DJ arayifashe arayaploadinze. So icyo gihe nta copyright bari buguhe.
rimwe na rimwe nyine usanga aravuga ati nimba batamaye copyright nta kibazo Ikintu cyabaye cyabaye neza. So icyo gihe rero iyo cya gihe kigeze cyo kuba wamonetiza channel, igihe kiragera nyine batubwiye ibisabwa amasaha 4,000 subscribers 1,000, so urapurayinga nyine ugasaba monetize. Tubikora muri steps 3. Ya mbere umwirondoro nyine ugiye wa nyiri channel n'iki umwirondoro ahantu utuye, aho ngaho kabiri n'umwirondoro. Ubundi step ya mbere ni upgrading location. Ubundi step ya mbere ubwayo isa nk'iyikora ugakora next ukajya ha kabiri bakubaza location, ibintu nk'ibyo bigendanye n'ubundi bigiye gusa nk'ibya mbere. Ahubwo step ya gatatu ya mbere iyo uyikoze n'iya kabiri nayo ikaba done, iya gatatu ijya in progress. Mbonye muri cyagihe rero YouTube biri gucekinga za video zawe uburyo zikozemo, so bakazicekinga neza, imara nk'iminsi, ishobora kugutwara icyumweru 2 cyangwa se n'iminsi mike bitewe nuko na gahunda nabo baba bafite akazi kenshi. So rero iyo ya video irimo ya wa muntu kabone na views zose waba waragize byose iyo ya video ya wa muntu irimo iba yarakoreshejwe, nyine nawe ari kuyungukamo mu bundi buryo kuri YouTube channel yiwe. So nawe rero ushaka kuyibyaza umusaruro kandi si yawe. So hanyuma rero ikintu bakora bakurega reused content, ntabwo bakwereka ngo ni iyihe yenda ngo ube wayivana mu nkawe nyirayo wayishyizeho, ni wowe ugomba kumenya uti mu mavideo mfite yose iyi si yanjye.